ayiwe nibiki bitubaye koko yo mbaye ikaze rero nshuti zacu mukurikiye ibintu biganiro byacu byo kuri Bugufi Mission. Nongeye kuzara kandi mbazaniye amakuru y'ingenzi, amakuru yizewe kandi mashya. Nizeye ko rero aho uri ugiye guterura agatebe kawe ukegera hafi kugira ngo ukurikirane wumve ano makuru. Ikindi kandi wumvise yuko ntangiye mvuga nti ayiwe ibi nibiki bitubayeho, birashoboka ko nawe numara kumva ano makuru nabwo iratangira kuvuga gutyo kubera ko iyi nkuru irihutirwa kandi amakuru yihutirwa cyane. Ndagira ngo rero nkubwire ko insengero zigiye kuvaho mu buryo bwuzuye kandi bwihuse cyane. Ndagira ngo rero ukurikire nshuti zacu, hanyuma ndagira ngo ukore subscribe, share, comment, kandi ndagushimira wowe umaze kubyumva ukaba ugiye kutangira natwe ukazosoza natwe n'icyo kiganiro umaze gukora subscribe. Kandi aho ngaho hepfo ukore subscribe kandi turagushimiye cyane uko bikoze. Imana igumugisha cyane kubara natwe umunsi ku munsi. Ndagira ngo rero mbere yuko rero twinjira mu kino kiganiro kijyanye n'isengero cyangwa se n'itegeko rishyashya risotse, ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo. Turasoma igice cyawo cya 20 ni cya 24, turera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa kabiri. Ntabwo tuhasobanura ahubwo tweta ko twanzika twinjire mu kiganiro cyacu cyo kuri munsi cyangwa se kuri amakuru yacu. Reka dusome ijambo ry'Imana ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka inyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Imacu dutabare cyane. Ni amagambo dusomye hano kandi yumvikana cyane. Reka rero tuganire ku bijyanye n'isengero nk'uko tumaze kubyumva, kandi azi neza yuko witeguye kugira ngo wumve kuri agatebe rero wegera hafi kugira ngo tujyane nawe muri kino kiganiro ndetse muri amakuru yacu yizewe kandi tugiye kubagezaho. Turagira ngo rero tubabwire ko ubu ngubu isengero zose urusengero rwose waba usengeramo, urusengero waba uteraniramo, ushaka ube rusengera mu rusengero rumeze gute, ndagira ngo nkubwire ko ubaka isengero kamaze kongera guhaguruka byakomeye cyane. Insengero ubu ngubu zose zitangiye gukorwaho, zigiye gutangira, harimo n'iza ndetse n'iza bitangiye gukubaho ibarura ry'isengero. Isengero zose zibarurwe. Niba uba muri ADPR urusengero rugomba kubarurwa, insengero zose muri ADPR zigomba kubarurwa. Niba ari muri Methodiste insengero zazo zigomba kubarurwa. Niba ari muri Anglican insengero zanyu zigomba kubarurwa zose bivanye naho musengera. Mwumve ko isengero zose musengeramo aho barizwa hose urusengero rwawe cyangwa se itorero ryawe bigiye kubarurwa. Nimara kubarurwa byose uko bingana, hanyuma izo sengero batangira raporo hejuru, hanyuma harebwe ngo ese urusengero runaka rwubatse ahantu hemewe ko cyangwa se ahantu hakwiriye imiturire. Nuvuga ngo urwo rusengero niba rutara ahantu hemewe, urwo rusengero ruzahita ko ruvanwaho cyangwa se rusenywe. Ushobora kwibaza uti se bizagenda gute? Nuvuga ngo urusengero rwawe wenda nko muri ADPR ahantu bafite urusengero ushobora kuzasigara mu mujyi wa Kigali, n'ahantu hitwa ku Kimihurura nubwo rwonyine, na izindi ziri ahantu master plan igaragaza neza ko hazaba hari ibindi bikorwa bizaba bihakorera. Nuvuga ngo bene izo sengero ziri aho ngaho rero zizimurwa. Muri Methodiste naho nukura kuri master plan y'umujyi yaho urusengero rwawe ruri mu karere kawe cyangwa se mu rwego rw'umujyi wa Kigali. Niba ari nk'Ikigali kwabareba niba urusengero rwanyu ahantu ruri, niba hari master plan icyo ihavuga igambiriye kigambiriye kuza cyangwa se igishushanyo cy'umujyi kigaragaza icyo ahantu hazakorerwa. Niba ahantu hazakorerwa wenda byashobora ko urusengero rwubatse aho ngaho ari ahantu hateganyijwe kuzubakwa nk'ikibuga cy'umupira cyangwa se nk'ikindi kibuga cyangwa se nka stade, ni ukuvuga ngo urusengero ruzavanwa aho hantu kugira ngo ibyo bikorwa master plan yateganyije aho ngaho bizahakorerwe. Ni ukuvuga ngo insengero zigomba kujya ahantu hagambiriye kujya imiturire gusa, nta handi. Niba urusengero rwawe uko waba rwubatse rwose n'uko rwaba etaje ruzakurwa aho hantu. Ati rero bizagenda gute rero? Uko bigiye kugenda ni ukuvuga ngo urusengero rwose ruri ahantu master plan itemera, urwo rusengero
ruzafatwa rugurishwe. Ni ukuvuga ngo hagiye kubaho icyo bita expropriate ibayeho yo kwishyura izo sengero. Nizemara kugurishwa itorero rizajya rifata amafaranga noneho itorero riyabike ku konte y'itorero. Hanyuma noneho urusengero ruri ahantu nyine hemewe rwo ruzaguma aho ngaho kugira ngo rutunganyizwe n'ibigomba kugera. Bishatse kuvuga iki rero? Guhera aka kanya nta muntu ukwiriye kongera kugira ikintu akora ku rusengero, ntabwo itegeko ari ryanjye. Ni ukuvuga ngo nta bantu bakwiriye kongera kubaka cyangwa gushyiramo sound proof, bitewe ko birashobora ko ushobora gushyira ibyo bikorwa ariko n'undi aho ngaho ugiye kubishyira n'ubundi hatemewe. Ni ukuvuga ngo nta kintu wemere kuhakora, nta sound proof, nta gukora imbuga bimwe byo kuvuga ngo ni ukubaka ahantu parking ngo habaye kuhashyira amapave. Byose bigomba guhagarara, ahubwo bikongera gukorwa ari uko hamaze kurebwa niba koko ibyo urusengero aho bigiye kubakirwa cyangwa se bigiye gushyirwa ibyo bikorwa byose niba koko hemewe mu buryo bwemewe n'itegeko. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko nari ndimo mbivuga, ni ukuvuga ngo ayo mafaranga azagurishwa izo nsengero zose zigiye kugurishwa. Ni ukuvuga ngo izo nsengero nizimara kugurishwa amafaranga azashyirwa kuri konti. Ariko birashoboka ko urusengero rudashobora kugurishwa bivanye n'uko wenda aho hantu rwubatse hari ibindi bikorwa remezo. Niba itorero rifite ubushobozi bw'uko ibyo bikorwa remezo bashobora kubihashyira, bazafatira kuri rwa rusengero ndetse no kuri ya sambu cyangwa se bwa butaka buri aho ngaho kugira ngo bahashyire bya bikorwa remezo. Niba koko iryo torero rifite ubushobozi bwo kuhashyira bya bikorwa remezo aho ngaho. Ariko niba nta bikorwa remezo bazahashyira cyangwa se ibihagiteganyijwe urusengero rutabikora, handi hazagurishwa amafaranga cyo kuri konti. Ni ukuvuga ngo no isengero ntabwo zigiye kongera kubakwa n'abakristo, zizubakwa n'itorero. Ni ukuvuga ngo itorero rizajya rireba rishaka ubushobozi, yego ubushobozi buzaturuka mu bakristo birumvikana, ariko noneho bafate urusengero barwubake niyo mama kurwubaka, hanyuma bahamagare barutaye ku mugaragaro, bahamagara abakristo babwira ngo dore urusengero rwanyu. Ariko nanone mwumve neza, niba ari ishami rigiye kura mu karere kariya gukora mu karere, ni ukuvuga ngo hazajya babanza basabe ibaruwa y'imikoranire, hanyuma nyuma gusaba ibaruwa y'imikoranire bayijyane bayigeze ku karere, akarere kemere ni kama kemera, hahandi bahubake urusengero, bahamagara abakristo bari aho ngaho. Urumva ko bazaba babanje gusinyisha abakristo 1000, hanyuma bahamagara abakristo baho ngaho bababwire bati dore urusengero rwanyu, baruteye ku magaragaro abakristo binjire. Nuko bizajya bigenda. Ariko noneho ni ukuvuga ngo ntabwo uzigera wubaka urusengero udahawe icyangombwa cya Rwanda Housing. Ni ukuvuga ngo icya kigo cy'igihugu gishinzwe imiturire nicyo kizajya gitanga ubwo burenganzira. Hanyuma noneho na RGB ibizi hantu baze bahakorera isuzuma barebe niba koko hemewe kubakwa, nama kwemererwa kureba ma kwemerera ububaka rwa rusengero numa kurwubaka, hanyuma ushyiremo abakristo. Ntabwo icyo cyangombwa cyo kubaka gitangwa n'akarere, oya ni cya Rwanda Housing, nicyo kigo cyemewe gutanga ibyangombwa by'ahantu hagomba kubakwa isengero. Hanyuma ikindi nanone mugomba kumenya, ushobora kwibaza ngo isengero zacu ko bigiye kugenda gutya, hanyuma abapastoro bizagenda gute? Mu by'ukuri abapastoro na benshi nko muri ADPR bagiye babagarura bamwe, ndetse n'abavuga butumwa barabagaruye, ariko none ubu ngubu bagiye kongera gusa nkaho basubiye inyuma. Kuko no kuvuga ngo niba urusengero rwawe aho rwari ruri nyine wakoreragamo birarangiye, niba barusenye, ubwo ni ukuvuga ngo uzaba wicaye udafite ahantu ho gukorera, uzaba wicaye gusa ufite umuhamagaro wo gukorera umurimo w'Imana bisanzwe, atebya no kuvuga ngo ngiye mpagaze hariya kugira ngo itorero rimpembe. Ni ukuvuga ngo niba udafite umuhamagaro byo kongera gukora uzahita ko bigenda mu bindi. Hanyuma ikindi kizongera kubavanamo abapasiteri benshi ni za diplome nyine. Niba adafite diplome, ubwo ako kanya iwaza atakufata umuryango arebe asohoka agendera. Ikindi gikurikiyeho ni ukuba wenda nta hantu nyine ho gukora nk'uko nabivugaga. Urumva niba adafite ahantu ho gukorera, ntabwo azabera umuzigo itorero ryamuhembaga. Urumva ko rero azaba yivanyemo. Ariko nanone birashoboka yuko umupasitoro ashobora kuguma mu murimo agafatanya n'abandi kuko yahamagawe n'Imana. Niba koko warahamagawe n'Imana, uzakora umurimo kuko wahamagawe n'Imana, uze ukore uvuga uti cyakoze mbere itorero ritari ryagira bino bibazo, mu by'ukuri narakoze, ryarandeze, ryaramfashije, ryatumye mbasha kujya gwiki ngiki, reka nanjye ngaragaze imbaraga zanjye nk'umupasitoro wakoreye itorero, kandi itorero rikaba ryarandeze, rikaba
mfashirije abana banjye bakiga bivanye na mushahara bajya kubona, ubwo uzaguma aho ngaho ukorera umurimo w'Imana uwukorera bushake, ariko utavuga ngo urashaka igihembo. Ibyo rero ugomba kubimenya, ugomba kwicara ukabyitegura. Waba pastor aho muri birashoboka ko ngo bamwe batangiye gushyuha umutwe bavuga bati birakomeye biragenda bite, ubwo ugomba kwihangana ukajyana n'igihe. Muri umubwiriza yavuze ngo igihe n'igihe cyacyo, ngo nawe ugomba kwicara ukavuga uti igihe n'igihe cyacyo, igihe kirageze, nuko nguko bigiye kugenda. No kuvuga ngo rero amatorero nuko bigiye kugenda, nuko bigiye kukubaka gusigara bimeze rwose. Bakristo mwihangane, birashoboka yuko urusengero rwawe rugiye kuvanwa aho ngaho. Ubwo nyine niba rugiye kuvanwa aho ngaho urihangana, nta kundi, kuko urashobora ko urusengero rwawe rushobora gusanga ruri mu muhanda, urwo bazarukura aho ngaho nyine kuko ruri mu muhanda. Bashobora kureba bagasanga urusengero rwawe ruri mu manegeka, urwo narwo bazarukura aho ngaho nyine mu manegeka kuko rutahari. Ryabuye nyine nta na rimwe rizasigaye, ku rindi ryose rizakutwa hehe? Hasi. Ubwo rero ugomba kwihangana, niko bigomba kugenda. Ndagira ngo rero ngushimire inshuti rero waruteze amatwi ano makuru, nkubwire ko kandi ngushimira ko wakoze subscribe kubayikora, kubayikoze ubwa mbere, naho abandi musanzwe marayikoze turabashimira cyane ko mwakoze subscribe. Ikindi kandi ni byiza ko ukora kuri share ukohereza abandi aya makuru, ikindi ugatanga na comment hasi aho ngaho, rwose uduhe comment na like, ibyo tuba tubikeneye kugira ngo tumenye ko turi kumwe namwe. Turabashimira cyane rero nshuti zacu mwakomeje kubana namwe, ndiho abane namwe, abagire neza, babika imbaraga, kandi murusheho gusenga cyane. Ndabasaba ngo murusheho gusenga cyane Bakristo, murusheho gusenga cyane, kandi urusengero rwa mbere mbabwira mu by'ukuri ni urwo ku mutima. Niba umutima wawe udatunganye pe, nta kintu rwose biraza kukumarira, ahubwo biratuma urarimbuka. Ariko niba umutima wawe uri muri Kristo, ukaba waramenye Kristo, ukaba uzi ko Kristo ari umwami n'umucunguzi wawe, akaba n'umukiza wawe, ukaba umwizeye, ukaba wizeye ibyanditswe byera, rwose guma aho ngaho usenge. Yesu azabana nawe, kandi n'ibi ngibi byose bizagera mu gihe cyiza, ku buryo buri muntu wese azongera gusubira mu rusengero avuga ati ndagushima mwami Imana ko twongeye gusubira mu rusengero. Cyangwa nuko usengera itorero ryawe ukarisabira, ugasabira abashumba kugira ngo Imana ikomeze kubakomeza ndetse no kubagira neza. Reka rero mbashimire cyane, mwari kumwe na Pastor Christophe ubakurikiza. Bye bye, nakagaruka.